nyuma dushimire ubuyobozi bw'akagari ka Kabeza, dushimire inzego z'urubyiruko ndetse dushimire n'abafana baje kuri iyi mikino, dushimire ba mudugudu bose bari aha ngaha, dushimire abakinnyi bakinnye iyi mikino yose kuva igitangira kugeza isoje, dushimire abakapiteni bose izi famille n'ibi bintu bimwe turabireba. Okay. Ilikuwa angalau mtangaza mtakoja hapo mwezi mmoja kesho kidogo kwenda katikura ngomba ukali kibinde basi leo ilitukutu ibirani wewe kule finali bakoza kazi kila siku cha mbili jambo abanye kuri stadium ndio kuuza mashika na shina hapo baba ikawa kuja kwa mtu wewe wala kitu cha kuna goa hizo na kwa hiyo ni mara kwa sababu hapa kwa sababu kwa kwenda kama ndio ndio kumkino wala ndio kwa ile jamaa hanga Ninaona mdogo wakati za soko kabla kile mali za ndani tukaokuja majukumu ishema kidogo kidogo sana naona mdogo ambaye wanakuwa naona sasa kwa kufundirisha hali waje kwa kulika na ikipe hapo tuone kwa naona shetani kwa mamaso yangu yango wanaanga na wakaja kwa ikipe yangu aipate awashakao mbele kama tulipata yango leo sisi na nyamaza kwa chini kwa pande ziza cyane byangana n'abakanganye baza bakanga bamukiye kwa kubaza ko ni tangaza mu kibuga ariko ndakeka ko ariko yaza kugenda rwose kuko nawe amakipe akiri kandi ameze neza iremane rwose kudashaka nakino babaza nko kugira finali no twara igikombe ariko kubera ko ubundi amakipe abiri kuboneka mu twara igikombe gira ngo urabona aya makipe ageze aha yarabikoreye simubesha ari marembo yaciye mu nzira inzitane ugira ngo yakinye n'ira kipe ya Karambi bari mu itsinda rimwe ndetse na Karirisi yahuye na Karambi yatsinze ibitego 8 urumva ko aya makipe arakomeye. Mvuga ngo ya kipe yatsinze ibitego 8 niyo aya makipe ari mu kibuga yose barahuye. Sinzi niba uri kubona ibinyamakuru mpuzamahanga, iyi niyo ngo TV mubona hanga yaje yitabiriye uyu mukino, ariko tujye dushima turagaye kuko ibyo gushima birahari n'ibyo kugaya birahari. Yego ntabwo kuri finale uzabambaye ibirenge, ntabwo kuri finale ujya mu cyumba kwifotoza wambaye bodaboda, ibyo nabyo ntabwo ari byo. Sinzi niba ntabwo ari byo rwose wambaye kamambiri arabatera munga, ariko marembo mwigaye twari tubaziho nk'abasirimu ariko sinzi, ariko uriya baza ari umufana n'umuhuriga ubanza n'umuhuriga hari sinzi, ariko buriya hanyuma rero wenda twihuse ndabona dufite intonde zombi zigiye kubanzamo ku mpande zombi. Reka tuhere kuri n'ikipe ya Marembo cumi n'umwe bagiye kubanzamo ndabona twafite Nizamu arazobita Ishimwe Fabrice, kabiri hagakurikiraho Hakizimana Warakoze, hakaza Gatsinzi Hama, hakaza Habimana Aremo, hakaza kuri gatanu hakaza Ari, nimero 6 Nzayituriki Pama, hakaza nimero 8
kwa kusutu. Naona kabisa agiye kumwitaho abaganga ariko kandi match igiye gukomeza ishoti rero Arinisi arande arangutasi zima mutya Marembe yawufashe Marembe hereza kandi Kalisa yawufashe Marembe ndabona yabatatse n'imbaraga zidasanzwe Marembe rwose ndabona Kalisa afite igihugu gutuma umuntu uzamuka sinzi ikibazo bagize hariya dore Marembe mbere y'izamu daragutera agatera frigere rwose ugasubira Ndabona yisema atera ishoti rero ariko Marembe ati twaje ariko tubasaba abakinnyi ba Kalisa nabo kujya kwimija amagafo bagakira hasi kuko basubira amaraga bazi guteruka cyane kandi ni barebare ariko nabo kwakirisha hejuru ntabwo baza kubatambukana kuko cyangwa kufa Imbere y'umusifuzi iri gufata isifuzi ziko ari kiri kintu yasifura kufa Sinzi studio ndabona Kalisa igiye guhana ikosa bona ntabwumvikane hagati y'amakipe byagenze ute Kalisa itari guhamya umupira byagenze ute simbizi bafite abatafite igihumbi ariko aracyari kare iminota buriya minota y'icumi isaha wakishyura ukaza kwishyura kimwe ntabwo ari ibintu byinshi wakishyura urakirwa n'icya kabiri bona n'ubundi Marembe itangiye gukora amakosa menshi atanga ni kufa nziza haracyari kare cyane rwose bakwisubiraho bigakunda kufa nziza reka turebe uriya ni Rukundo ugiye gutera umupira nimero 3 w'ikipe ya Kalisa akina ku ruhande rw'ibumoso inyuma Nahimana Claude reka turebe penalty hejuru penalty hejuru kabisa sinzi ikibaye aragerageje ariko ariko ngira ngo urabona abafana bari hano barishimye cyane hanyuma rero twongera kwibutsa ko buri muntu wese yaro igikorwa giturwanye ibiyobyabwenge mu rubyiruko mube maso umubwira ati soma utazabimba umubwira ati iyo si ikayi uri kumbwira nsomemo iyo ntabwo ari ikayi uri kumbwira nsomemo Marembo sinzi Magwaya sinzi Magwaya nimero 9 rwose akomeje gukora amakosa reka turebe nimero 5 arawuteyemo nimero 14 ariko ubu bamushyize ku mubiri uriya ngira ngo ni Fabrice wagarutse amushikira bita umusosi kabisa amushyize ku musosi aya iminota igenda y'icumi iminota igeze mu minota 7 kimwe kusa ese ni Kalisa ese ni Marembo babiye urabibona ute ndabona rwose ndabona abahungu Marembe baracenga cyane asubiza inyuma kwande Marembe arabuza ariko gukina Kalisa abona yuko ari babiri aramucenga ishoti iri imbere byanze Kalisa yawufashe imbere azamuka nimero 10 hereza nde umupira urarenze rwose nawo guteruka imbere y'izamu ry'umudugudu wa Marembe bagatanga berekeza imbere ko bigaragara ko ikipe ya Kalisa yakangutse ashaka kugira ngo yishyire igitego ndetse ishyiramo n'icy'intsinzi kandi urabona ko bafite imbaraga bareba cyabika cyane bo bagataha baza kubacenga tunyuze mu zihe nzira ariko ko bigaragara batangiye kubata